turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ngaha turaje ngo tugenze uko ushaka ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure Yezu ubukungu nyakuri aje gutugabira ibyiza bidashira. Nimuze tumushakashake ku wa gatatu w'icyumweru cya 17 tariki 27 Nyakanga 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 15 umurongo wa 10 wa 16 kugeza ku 21. Mbega ibyago mawe kubona warambyaye, none nkaba ndi umuntu igihugu cyose kinubira kikanamuvuguruza. Nawe nigeze nguza cyangwa ngo mugurize, ahubwo bose baramvuma. Iyo numvise amagambo yawe ndayamira, ijambo ryawe ryaranyuze rinsendereza umunezero. Nitiriwe izina ryawe uhoraho Imana umugaba w'ingabo. Sinshakira ibyishimo byanjye gushyikirana n'abikinira. Ikiganza cyawe kintegeka ko bitarura, kuko wantegetse kuvugana ubukana. Kuki akababaro kanjye kambayeho akarande, kuki akababaro kanjye kambayeho akaramata. Igikomere cyanjye ntigikire kikananira imiti. Rwose wambere nk'isoko idashobora kwizerwa, ntigire amazi igihe cyose. None rero uhoraho avuze atya, nungarukira ari njye ugarukiye, uzampagarara imbere. Nuvuga amagambo ashyira mu gaciro, ukareka amahomvu, umunwa wawe uzaba uwanjye. Baza kugarukira, ariko wowe ntugomba kubasanga. Imbere y'abo bantu nkugize nk'inkike ikomeye y'umuringa. Bazakurwanya, ariko ntacyo bazagukoraho. Humura turi kumwe, ndagutabara kandi nkurenganure. Uwo n'uhoraho bivuze. Ndakuvana mu kiganza cy'abagome, nkugobotore mu nzara z'abanyarugomo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 59. Imana niyo buhungiro bwanjye ku munsi w'amage. Mana yanjye nkiza abanzi banjye, undinda baje kuntera. Nkiza abagira nabi, nkure mu maboko y'abantu bimena amaraso. Koko rero ngaho bacigico ari njye bibasiye, uhoraho dore abanyamaboko barakoraniye kuntera, kandi nta kosa n'icyaha nakoze. Nta kibi cyangaragayeho, ariko dore bahururiye kuntega. Mbaraga zanjye niwo ndangamiye, Imana niyo buhungiro bwanjye butavogerwa. Imana yuje neza irangoboka, maze ikampa guhinyura abanyubikiye bose. Ngeyeho ndarata imbaraga zawe, nkamamaza ineza yawe kuva mu gitondo, kuko wambereye umurwa w'amakiriro n'ubuhungiro ku munsi w'amage. Wowe uhoraho umugaba w'ingabo, Mana y'Isiraheli, nzagucurangira wowe mbaraga zanjye, wowe Imana imbereye umurwa w'amakiriro, wowe Mana yuje ineza. Imana niyo buhungiro bwanjye ku munsi w'amage. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 44 kugeza ku 46. Muri icyo gihe Yesu acira rubanda iyi migani ati, ingoma y'Ijuru imeze nk'ikintu cy'agaciro gakomeye gihishe mu murima. Umuntu yakiguyeho yongera kugihisha, akagenda yishimye, agatanga ibyo atunze byose, akagura uwo murima. Byongeye kandi ingoma y'Ijuru imeze nk'umucuruzi washakashakaga amasaro meza. Yabona isaro rimwe ry'agaciro kanini, akagenda akagurisha ibyo atunze byose, maze akarigura. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo. Kristo niwe w'ingenzi, Kristo niwe w'agaciro. Aya masomo araryoshye cyane, aho tujya kuyazirikanaho araturangira ikintu cy'agaciro, ikintu cy'ingenzi, l'essentiel mu buzima bwacu tugomba guharanira buri munsi, cyitwa ijuru. Mu ngingo igira iti, niba ushaka ijuru ugomba guhara ibintu by'isi, le renoncement. Rero umukristo muvandimwe, nujya mu rusengero gusenga, ujye ukoma agatima kw'ijuru. Nujya mu murima ukoma agatima kw'ijuru. Nujya mu isoko, uri mu nzira, uri ku kazi, uri mu butumwa, ukoma agatima hehe kw'ijuru. Ese byabimarira iki? Ari njye uyobora abandi, ari njye ugira abandi inama, ari njye mukristo w'indani, abandi bakabona nsenga cyane, ariko nkameze nka cya cyapa kirangira abagenzi inzira gishinze ku muhanda, aribo bakristo bakaba bajya mu ijuru bakazamuka neza, ariko icyo cyapa cyo gigasigara gishinze hehe ku muhanda ku nzira, umugezi ugakinobagura, izuba rigakinobagura, ivumbi imvura ikakinyagira. None rero mukristo wawe uri kuruhira iki? Niba ujya gusenga ariko ntuhure na Yesu, niba ujya kuririmba, niba ujya mu rusengero, niba ujya mu kiliziya ariko ntuhure na Yesu,
niba nta juru uri guteganya imbere yawe uri kuruhira ubusa. Icy'ingenzi wagitaye, lo nécessaire, l'essentiel, icy'agaciro kuri wowe. Icy'ingenzi ni ikihe? Quelle est ta priorité vraiment? Ibaze nanjye nibaze. Muri amasomo bavandimwe harimo ibibazo ku bari mu butumwa, twumvise cyane cyane Yeremiya, ariko Imana akaba ariyo ibihera igisubizo. Niba igisubizo rero giturutse ku Mana, ndakubwiza ukuri nta kabuza nicyo cy'ingenzi, kuko Imana ariyo nkuru, niyo y'ingenzi nyine. N'ibyo itanga byose aba ari ingenzi, biri by'agaciro. Mu isomo rya mbere turumva akabaro k'umuhanuzi Yeremiya uri imbere y'abatamwumva, ni nkaho ari kwigisha mu butayu, gucurangira abahetsi, kubwira abatumva, bari kumurwanya mu butumwa. Ibyo rero nawe nk'umuntu bikamuca intege akiheba, le découragement. Ariko turumva Imana mu gusoza imuha igisubizo cy'agaciro bita ihumure, délivrance et assistance. Imana ikamusezeranya imbaraga zidasanzwe, force invisible, ko bari kumwe. Iti humura turi kumwe ndagutabara, amen. Hari imvugo y'ubu iyo umuntu ajya gusaba akazi bati ufite se ubikubereyemo? Ariko abantu twabaye dute koko? Uzi ko ari ubwo abakomeye bitwaza icyo cyubahiro bakaturya bakatumara ngo babitubereyemo, ngo tubirimo, ngo tuzareba. Kandi se wasanga aribo bari kwikanyiriza cyangwa bari gutwicira dosiye mu cyahenge, natwe ngo babitubereyemo. Ayinya ngo dufite abakomeye ruguru, abanyamaboko, abanyacyubahiro, nyamara Imana yo shwi tukiringira imbaga zacu ndetse n'iz'abandi bantu, aho kwiringira Imana, aho kwiringira ububasha bw'Imana. Uyu munsi rero Imana ije kudutabara. Wowe wari umaze igihe urenganye imbere y'abanyacyubahiro, imbere y'abantu badutera ubwoba, imbere y'ibibazo bidushikamiye, imbere y'uburwayi bwanze gukira, imbere y'ibibazo byaburiye ibisubizo, imbere y'abadutoteza, abaturwanya. Imana iti humura turi kumwe ndagutabara, ninjye ukurengera. Ngicyo bavandimwe cy'ingenzi, ijambo riruta ayandi, ijambo ry'ihumure twiherewe na Nyagasani. Kuko nyine ntacyo naba ndi kumwe n'Imana, haba mu byago haba mu byishimo, nkaba ndi kumwe n'Imana, nkaba nizeye Imana yonyine. Anayo ntero y'umurimbyi wa Zaburi uyu munsi ati Imana niyo buhungiro bwanjye ku munsi w'amage, amen. No mu ivanjiri uyu munsi harimo ikibazo cy'amahitamo, le choix, kumenya guhitamo cy'ingenzi. Burya nicyo twese dushobora kurushanwa. Icyo cy'ingenzi ukagiharanira mpaka kukigezeho, kuko nyine ngo akeza karahenda, bisaba no kugenda ugahendahenda kugeza uhenzwe ugakageraho. Nguko kwigomwa, renoncement total. Yesu nawe uyu munsi muri ivanjiri nyine aratureba akatugirira impuhwe, arashaka kutwerekeza ndetse no gutwereka icy'ingenzi, kandi tukagiharanira tukanakigeraho. Yesu aratwereka icy'ingenzi mu bigereranyo bibiri, le trésor et le perle. Akaduhishura ingoma y'Imana, uburyo ifite agaciro, uburyo ari cyo cy'ingenzi tugomba guharanira no gushakashaka. Mu bintu byose bibaho hano ku isi, icyo wabura ugapfa, ubuze ijuru wapfa. Navugaga no gupfagaze ko nabo byabaho. Yesu ati ingoma y'ijuru imeze nk'ikintu cy'agaciro gakomeye gihishe mu murima. Nanone Yesu akongera ati ingoma y'ijuru imeze kandi nk'isaro ry'agaciro gakomeye, amen amen. Icyo ibi bigeranyo byombi bihuriyeho nuko iyo wamaze kumenya ibanga ryabyo, ugenda ukagurisha ibyo wari utunze byose, maze ukagura uwo murima w'ubukungu, ukabagura iryo saro ry'agaciro kubera Imana. Ibi byose tushobora kugurisha bishushanya ubuzima bwacu, bishobora kuganisha ku byaha dushobora kureka kugira ngo tubone ubutungane bw'Imana, cyangwa n'ibindi byose by'agaciro mu buzima bwacu, ariko imbere y'Imana tukabihindura iki? Tukabihindura zero, kugira ngo dusange hero mukuru, Imana w'agaciro. Rero nta kintu kiba gisumbye ijuru, ntawe kiri gushobora gusumbya ijuru. Ibyo uzabona byose hano ku isi uzamenye ko biri mu bwoko bw'ibihita bitaramba, ariko babyeyi nanone ntitukabisuzugure, kuko ibyo ngibyo byose nabyo bishobora kudutegurira ndetse no kuduteguriza, bikadufasha guharanira no kugera ku cy'ingenzi kitazashira kandi kiramba, le nécessaire par excellence. Iryo ni ijuru. Naho ubundi niwe ukomeje kwihugira ku bya hano ku isi gusa, aha, iya ndwara igiye gutumara ababyeyi utamenya icy'ingenzi, iyo ndwara igiye gutumunga. Rero hamwe n'amasomo, garuka vuba umenye icy'ingenzi kandi ukigereho, nibwo uzabaho neza, nibwo uzabaho wishimye. Ngira ndwara igiye gutumara bamwe no gutamenya icy'ingenzi ngo tugikore, tugikurikize, tugiharanire, tukigereho. Bwashize mu minsi yashize twazirikanye ku mpamvu Yesu avugira mu migani ijuru nk'ibanga ndetse n'iyobera, le secret et le mystère.
aha ubwo tugenda turimenya buhoro buhoro kugeza tugeze mu ijuru, tukajya twasobanukirwa birambuye, kuko ubwenge bwacu nk'abantu hano ku isi nk'ibiremwa bicagase, ubwenge bwacu bufite delimite, buracagase. Ikindi kandi gituma Yesu avugira mu migani ni ukugira ngo nyine dushushanyirize ingoma y'ijuru nyine, kuko tutarahagera. Akoresha ibishushanyo, uko rikoze n'uko rikora, akoresheje nyine imvugo y'abari ku isi gutwegera ku mpamvu yo kwisanisha n'abantu wowe nanjye turimo. Yesu rero nk'umunyampuhwe agashakisha uburyo bwose bushoboka ngo tumwakire, kuko ariyo ngoma y'Imana. Akagerageza kwisanisha natwe, kwigira nkatwe, agakoresha ibigereranyo by'ubuzima bwacu dusanzwe tubamo, nk'uko uyu mugani yakoresheje w'ikintu cy'agaciro gakomeye kishe mu murima, trésor caché. Muri Palestine bavuga ko mu gihe cya Yesu ngo nta banki zabagaho nk'uko dufite ubu ngubu za Beka, za Equity, Bener n'izindi nyinshi cyane twabikamo amafaranga yacu. Icyo gihe ngo ntizari zihari, ariko ngo nabo barafite nyine uburyo barindagamo amafaranga yabo ku buryo agira umutekano. Ubukungu bwabo ngo bashoboraga guhamba amafaranga cyangwa icyo kintu cy'agaciro mu butaka quelque part mu nguni zishe z'umurima. Byashoboraga ko rero nyiri umurima yashoboraga gupfa atarahishura aho yahishe ubwo bukungu. Rero kera kabaye haciye nk'igihe kirekire, umuhisi cyangwa umugenzi cyangwa undi mukozi muri uwo murima yashoboraga kugwa kuri iyo mari, ubwo bukungu bwihishe. Kubw'amahirwe birumvikana nk'uko Yesu yabivuze, nawe ndakubwiza uko ntiwasinzira hato hataza kugira undi ugutanga iyo mari. Nuko ngo nyine uyibonye, uyivumbuye agatanga ibyo atunze byose, akagura uwo murima, wenda ntibamenye impamvu agiye kugura ibirenze ibyo ngibyo. Ngo uko kwirekura wese, ukarekura ibyo utunze, ukirekura wowe ubwawe, kugira ngo ushakishe ijuru aho hari ubukungu buhishe. Reka gato tunyarukire mu ishuri rikomeye cyane, ishuri bita direction spirituelle, ubujyanama bwa roho, aho hari abantu benshi bibwira ko bakaze bakuze ngo batagikeneye inama. Nyamara mwari muzi ko ijambo mu Kinyarwanda inama ndetse n'irindi n'Imana bijya kujyana ku nyugute zose, usibye tutunyugu tugenda uhinduranya Imana inama. Yamvugo ngo umwana utabwirwa yishe inyoni itaribwa, cyangwa ngo abagiye inama Imana irabasanga. Kandi ngo umutwe umwe wifasha gusara kifasha gutekereza. Rero inama ni ngombwa ahantu hose. Kandi rero nawe mukristo umuvandimwe, muntu ukomeye, nawe wibwira ko ukomeye, nugera mu bibazo bikakurenga nka bya bindi byarenze umuhanuzi Yeremiya twumvise, aha ujye ukoma agatima kw'ijuru ko cy'ingenzi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo musenyeri umwe wa diyoseze yahuye n'ibibazo by'ingutu, yewe bijya kumera nka bya Yeremiya, gutotezwa ndetse no gupingwa. Nuko bigeze igihe yiyemeza gusaba guhagarikwa ku nshingano zo kuyobora iyo diyosezi, kuko nyine ibibazo byari byamubaye iteshamutwe. Nuko ngo mbere yo gusezera abanza kunyarukira ku mujyanama wa roho père spirituel, ngo byibuze amusezereho mu kinyabupfura. Nuko agezeho baraganira, musenyeri atangira amubwira ingorane z'ubutumwa arimo, ingorane nyinshi cyane yahuye nazo zerekeye n'ubutumwa. Ako kantu ngiye kuvuga karababaje babyeyi, umve ko nagize n'isoni zo kukavuga, ko abapadiri bamwe bamugora, wasanga ari wowe, wasanga ari jyewe. Ngaho nawe mubyeyi nyumvira uburyo umwana ashobora kugora umubyeyi. Byagarukira ibyo bintu babyeyi. Nuko musenyeri akomeza abwira père spirituel ati, nari mfite abapadiri 100 muri diyosezi, nohereza kwiga mu Burayi 50 mu byiciro. Icyambaje ko bagendaga barangiza kwiga ntibagaruke, none sigaranye 50 ku myanya 30, ndetse na za paruwase ngomba kubashyiramo byibuze babiri muri buri mwanya. Nuko mu gukemura iki kibazo nagerageje kujya mu Burayi ngo mbashishikaze gutaha baze badufashe ku butumwa. Nuko bamwe bakambwira bati, Emma, ubutumwa burahi Burayi wabusigute. Abandi bati, ntiturarangiza amashuri, niturangiza tuzakubwira, ubugiye natwe tuzaba tuza, igihe gikwiye nikigera tuzaba tuza. Abandi baratuye burundu ngo he no kuzagaruka. Cyakora abandi bake bemeye kugaruka, umwe aherutse kunkorera agatendo, akaba rero ari nayo mbarutso yuko ngiye gusaba guhagarikwa ku nshingano. Namuhawe ubutumwa muri paruwasi imwe, nuko agezeyo nyine abicyamamare. Nuko ngeze igihe cyo kumwimura ngo mujyana ahandi, naho hogeze ubutumwa aranga ambera ibamba. Ariko none cyane ubwo bakurushaho kikananira n'impungenge, nuko abakristo muri iyo paruwasi mu gushyigikira umupadiri no kumutiza umurindi ngo ntiyimuke, ngo bazaba bahombye aramutse yimutse, ngo nta wundi babona umeze nkawe,
kuko ngo hano utuntu yabafashishaga nuko baca ibiti n'amashami barambika mu muhanda mu nzira ngo imodoka yanjye ndize gutambuka ijya kureba umupadiri, ndetse n'iyo mupadiri iva kuri paruwase yabo naho ntitambuke bakomeze kwigumanira, bityo ntiyemerere kuri iyo paruwase ngaho yayigize iki. Ubwo muri ako kanya nyine hese nsubira inyuma n'agahinda kenshi, nuko njya muri shapeli ngiye kubitura Yezu. Uko nakomeje ndirira Yezu mubaza icyo ngomba gukora, niteze ko Yezu nyine agiye kumpoza akampa igisubizo gifatika koko kuri ibyo bibazo byose mboneye muri iyo diyoseze. Nuko nabwo ngiye kumva numva ijwi ry'imbamutima rirambwira riti, ryajwe abahanga badakunze gusobanukirwa cyangwa bemere, nyamara iri jwi ryumvwa nyine n'umuntu washoboye gutera imbere mu kwemera, mu gusenga, mu gushengerera. Nuko Musenyeri ngumva ijwi riramubwira riti, reka kugundira, rihita rirekera aho ngaho. Musenyeri arakomeza ati, naje gukomeza kwibaza ukuntu ari njye uri guhemukirwa, ko ari njye bari kurenganya, bari gupinga, gukeza mbwiye gutya ngo ndeke kugundira. Ndareka kugundira iki se kandi ntacyo numva mfite, cyako nta kindi gisobanuro kindi cy'iryo jwi nabonye. Na niyo mpamvu uje kugusezera, ndananiwe, barananiza. Nyuma y'uko umupadiri w'umujyanama abanje kumusubiramo rya tegeko rikuru ry'umubyeyi, ko nta mubyeyi wegura ku bubyeyi, nuko aboneho kumubwira icyo atekereza kuri rya jambo reka kugundira, ahere ku biganiro bagiranye mu bibazo byose yagize. Maze Pere Spirituel aramubwira ati, reka kugundira iryo jambo uryumve ku buryo butatu: icyubahiro, ibintu ndetse n'abantu. Uburyo bwa mbere, reka kugundira icyubahiro, ntabwo ari ukurekura diyosezi, ahubwo ni ukurekura icyubahiro. Umulatini we ati, erare humanum est, ariko Mutagatifu Tomasi wa Aquino akongeraho akandi keza ati, erare humanum est sed perseverare diabolicum, se tromper est humain mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Nta muntu n'umwe utakwibeshya, nta muntu n'umwe udacumura, turi abanyabyaha. Ariko mubyeyi, igikomeye kurenza ibindi ni ukuzikama mu cyaha, ni ukwanga kuva ku izima, ni ukugundira amafuti yawe, ni ukugundira ibyaha, ni ukugundira kutavuguruzwa. Rero Musenyeri, nawe ushobora kwibeshya kandi byanga kuko uri umuntu, ukaba watsikama ku ruhande rumwe udashaka kuvaho, ugahafungira aho ngaho, ukaba wakohereza abapadiri benshi kwiga, cyangwa ugashyira umupadiri aho atagombaga kujya kubera wenda ibitekerezo by'umuntu umwe. Ariko aka kantu, igihe rero byagaragaye ko umuntu yibeshye, ko wibeshye, do grace nyaboneka, reka kugundira icyo cyubahiro, uve kwizima, uve kwizina, ndetse icyo cyubahiro cy'izina, kuko nyine ubwo utisubiraho byari ububwa. Kwibeshya birashoboka, ariko kumenya kwigarura ni iby'agaciro, ni icy'ingenzi, kuko nyine turi abantu. Rero gabanya igitinyiro n'icyubahiro n'igitugu, yewe maze wongere imilite, kwiyoroshya, kugirwa inama. Reka kugundira kwihagararaho, ureke n'abandi batambutse ibitekerezo byawe kugira ngo ibitekerezo bibe byinshi. Iyo ibitekerezo byawe byinshi mugakoramo kimwe kizima, biba ari byiza. Ureke kugundira ibyawe gusa, fata no ku bitekerezo by'abandi. Ngiyo rero reka kugundira ya mbere. Reka tujye kureka kugundira ya kabiri, reka kugundira ibintu. Abo bapadiri boheje kujya kwiga, wibwira ko bazaza bazanye ubwenge bw'ikirenga, za diplome zikaze cyane, mu gufatikanya ubutumwa diyoseze nyine igakomera. Ariko ntimukibeshye, ibintu ntabwo no kwitonda. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ubwo bwenge budafite umutima nta mufatika. Attention, icyo ni ikigusha kibi cyane. Reka kugundira siyansi idafite conscience, reka kugundira ibyo bintu byakomeje kugutenguha, reka kugundira ibyo bintu byahereye iyo hirya outre-mer. Wigundira ubwo bukungu ngo umutima wawe ubyimbe, ubarakarire, ngo uhombye za diplome, yewe ngo wabuhombye n'amafaranga. Reka kugundira, wasanga hari ahandi izo diplome zizafasha zigahagirira akamaro, kugira ngo ingoma y'Imana nyine ikomeze kogera ku isi. Ureba iyaba twari tugize tombora, izo za diplome z'ikirenga zigakora mu butumwa bwo kogeza ivanjiri ya Kristo ku isi hose. Reka tujye kuri reka kugundira ya gatatu, reka kugundira abantu. Nawe uboneye urugero rw'abantu bagundira, bakagundira igihugu bagiyemo, abandi kubera ibintu bacunze. Duhere kuri bariya abakristo muri ya paruwase bagundira padiri ngo ntiyimuke. Yaba bazi ko uwihaye Imana, umupadiri
iyo bimuka mu butumwa ni ikimenyetso cyo kuva ku isi bagana hehe mu ijuru gusanga cya kintu cy'ingenzi, kuko kwimuka ni ugucuma k'urugendo. Rero abakristo bagundira iby'isi ntibarasobanukirwa n'icy'ingenzi. Urumva ko Musenyeri ugifite umurimo uhambaye, ugifite ubutumwa bukomeye, uracyafite ubutumwa muri abo bakristo bagifunze bakigundira. Ntawe urageza intama zawe none urazisiga se ujye hehe? Kwa abapadiri bagundira uburyohe bw'i Burayi ntibizaguca intege, wasanga atari abadiyoseze gusa, kuko umupadiri ari uwa kiliziya y'isi yose, il est universel. Wishaka rero kumugundira gusa iwawe, ahubwo naho hose ukomeze kumufasha ahari, kuko ufite izo nshingano nyine. Wicika intege, humura, Imana muri kumwe. Nguko ko ntaho uragera, uracyafite urugendo rurerure rwo gukora ubutumwa muri abo bose batarekura. Bityo urekura aba bantu byose bigutesha umutwe, maze uvunike koko, uvunikire Nyagasani muri kumwe. Cyakora akantu ugiye gusorezaho ugacaho akarongo gakomeye. Itegereze kiliziya ya Yezu ayishingiye kuri Petero, wera mu ntangiriro za kiliziya. Wongere witegereze Pawulo intumwa y'amahanga, uburyo bwose yakoze ubutumwa ubutaruhuka, ariko se ko yapfuye ubutumwa ntibwakomeje. Kugeza na n'ubu uko wakogeza ubutumwa kose, ntawapfuye ngo ubutumwa bwa kiliziya buhagarare, ngo ivanjili ya Kristo ureke kwamamara. Rero rekura abo bantu, wibagundira. Nguko rero gukora ushishikaye, ugakoma agatima hehe ku cy'ingenzi kw'ijuru, akana ugiye kuyoborera imbaga yawe nyine mu butumwa. Ubutumwa bwose bugomba kwerekeza kw'ijuru. Reka kugundira rero abantu, kuko abo bantu nyine ari ab'Imana, ugomba kubasoza ku Mana ahubwo, hanyuma nawe ariko ukerekeza ku Mana. Reka kugundira. Imana ntabwo ireba umubare w'ubwinshi bw'abakristo babandi baba bari muri paruwase bashobora kugundira, cyangwa n'umubare nyamwinshi wa za paruwase nyinshi, cyangwa n'umubare nyamwinshi w'abapadiri abo bari gukora ubutumwa. Reka kugundira, ahubwo icyo Imana ireba ni uko bose bari kwerekeza ku ijuru. Reka kugundira uko bari guharanira icy'ingenzi. Reka kugundira icy'ingenzi gifite agaciro, l'essentiel. Umwepiskopi ntiturebe gusa umuyobozi wa kiliziya gusa ku rwego rwa kiliziya, ahubwo ni wa muntu wese, episkopoin, bikavuga ngo surveillant, umuntu ucunga abandi, ucunga urugo rwe, ucunga umutima we, ucunga abandi, wa wundi ushinzwe abandi. Mukristo muvandimwe, niba nawe hari abantu ushinzwe ucunga, umwitozo uze kuwukomeza uzirikana ko Imana ntabwo iduhumuriza gusa itubwira ati shisha mwana, humura turi kumwe, ahubwo hari n'ubundi buryo duhumurizamo atari muri uburyo bwa Yeremiya gusa. Itubwira ikibi dushobora kwirinda kugira ngo tugere ku cyiza, itubwira ingeso mbi zacu kugira ngo dushobore kuyobora abandi, ducunge abandi, ducunge umuryango w'Imana, ducunge imbaga y'Imana. Niba uri umuyobozi, komeza utekereze. Niba uri umuyobozi, reka kugundira. Mukristo muvandimwe, mu bushinzwe mu byo ushinzwe, reka kugundira ikibi. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa diyosezi ya Cyangugu.